yivugira ubwayo ko kitababarirwa ariko twe mu bantu abo tubaho nta cyaha na kimwe nta cyaha kitababarirwa ku bantu nta kitababarirwa kubera ko ubundi kubabarira no kugurizanya burya se kubera iki ngewe nshobora kuba nta kubabariye nkanaguhunga nose uzanguriza ute niba nakwara cyangwa nta kubabariye ubundi si na ngombwa ko abantu bagusaba imbabazi yego cyambere n'umuntu aguhemukiye wagombye kumubabarira kuko ari inshingano zo kubabarira so rero twe ku kiremwa muntu nta cyaha kitababarira pastor ko numva ibintu biza kunkomerera oya biraza koroha humura nta cyaha kitababarirwa ku mwana w'umuntu nta cyaha kitababarirwa okay reka tube turetse ku mwana w'umuntu kugira ngo nabo baze kuza kuduhamagara ahangaha biraza kuducanga ubu no kuvuga ngo buri muntu nimba umuntu aje akaba yanyicira nk'abanjye akaba yahotera umwana wanjye akaba yamvana mu rugo ntako ntagize ariko urugo akarumvanamo nk'abigishubaziko umuntu akaza akakugambanira ukava mu kazi wavanagamo umugati w'umwana umuntu akakugambanira wenda washinze itorero ukamushyiramo ukamugaburira ukamugira umwe mu b'Imana yatumye yarangiza akakora kudeta mu itorero ryawe abo bose barababarirwa dushinzwe kubabarira twabishinzwe ni itegeko ese itegeko ntiribereyeho kuryica pastor kuko mana yanjye ndashaka kumenyesha ibintu bimwe ubundi umuntu wese uhumeka arakosa ndabizi noneho kwagukosa kwawe ushobora no gusanga umuntu agukuye mu kazi wahugambanira abakozi ibindi hari akantu kayashingiyeho kari gahari ariko ubundi mu buzima bwiza mu isanamitima nta cyaha kitababarirwa kandi kigura ko umuntu yabohotse cyangwa we muri we yamaze kumva uwo ari we ntagombera kwamusaba imbabazi abyishyiramo akavuga ati ngenda kubabariye ndamubabariye ukanabihanagura ukanabyibagirwa ariko buriya kandi impamvu abantu benshi badakunda kubabarira bafite nabyita nka depo ngira ikivugo cyane kivuga ngo nta hantu na hamwe mfite kubika ibimbabazi kandi uko ntashobora kubika ibimbabazi kuko ntazabika numbabaje kwaba haruzuye cyangwa hafunze oya haruzuye nta bindi nshaka gushyiramo ndabona nimba haruzuye rwago baracyari none se uri gukora isuku gute ku buryo bivana nayivanyemo mitafunga nawe nta wundi uzongera kwinjiramo ni nko gufunga iduka kubera ko kubabarira ubwabyo bivura nyiri ukubabarira ibyo ndabyemera iyo ubabariye umuntu wowe ubwawe ni wowe ukira ibyo ndabyemera ariko kubabarira biravuna pastor tuvugisha ukuri urazi impamvu bivuna uzi gukomeza yenda kuba nakubabarira wancumuyeho ubundi hari n'ikintu nza mu kanya nkunda kwibagirwa waravuze ngo nta muntu udakoze ikosa igicumuro icyaha numva biri mu magrade atatu atandukanye ikosa nshobora kuza nka yenda nkitsemura najya kwiramira nkaba nagusunika ukagwa nko kuri esikariye ntabishaka ntabigambiriye ibyo yenda numva ari byakosa cyangwa se nkaba najya kugutekera umwana yarira nkashiririza mba ngukoreye ikosa kuko yishirira ko ntabishatse ariko hari n'igicumuro numva ari ikintu umuntu yabanje kumedita akagitekereza ko kavuga ati njyewe pastor ntambabaza ibintu ngiye kumukorera nkanabipanga nkamara imizi ibyo ni ibintu bitandukanye ndabyumva rwose sibyo ntabwo ari uko wenda utankosereza ariko kuncumurira ndazi yuko ushobora kubyirinda noneho rero twari tugarutse ku byo twari turimo tuvuga uzi kugira ngo umuntu azagucumureho umubabarire atanagusabye imbabazi narangiza akomeze pastor rero mubwira ikintu kimwe n'uyenda utaransubiza cyane nkuko aramubaza reka ubishyize muri kategori 3 ubundi mu buryo bwacu avuga ko ari ugukiranirwa hakabaho igicumuro hakabaho n'icyaha ubwacyo ni kategori 3 ubundi zidakorwa kimwe zitanabarirwa kimwe
wa undi ukandagije urukweto uramubwira ngo sorry mukarekera hari undi mugomba kwicara mukabivugana iyo ugize imana nawe iyo sorry akaba yakira hari yatayemera atavuga ngo sorry comes after danger so itankandagira bari kubimbwira kuko ntabwo turemye kimwe so mu buryo bwa Bibiliya nka nubwo ntasha tutari bugemo cyane ko tuyitekereze oya turanayivugaho kuko buri kintu cyose kiba gifite reference urumva rero muri Zaburi umuntu nakora avuga ngo hahirwa umuntu wabari ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa hahirwa umuntu witeka atabaraho icyaha sibwo abaho n'Imana ibizi ni wa mugani n'Imana ibizi kuvuga ngo iyo tugiye gushyira muri kategori icyo bita gukiranirwa n'uturimo n'utwaha dushingiye muri twa turimo wambwiraga kuba narangaye akantu kagapfa ariko nta intention nari ifite hakabaho n'ibicumuro byo bikomoka mu mirimo runaka umuntu aba yakoze noneho hakaza n'icyaha icyo wavugaga icyaha ari cyo bita isin cyangwa se bita peshe mu gifaransa ariko akuntu bakita mu ngira ngo mu rurimi rundi rw'abaromani bahita culpa so nuvuga ngo ni icyaha ni ikintu wicaye ugategura ugatekereza ugapanga ukavuga uti byanga byakunda karara nzamushyira hasi nzamushyirisha hasi iki yagira amahirwe akamenya intege zawe nkeya none agakora icyaha yagiteguye pe uwo nguwo burya nawe kuko burya imbaraga z'icyaba mu nkiko zo ku isi haba no mu rusengero n'imbere y'Imana bose bareba intention ikintu cyaguteye gukora icyo kintu iyo mba umuntu yishata bigambiriye yisha umuntu biragaragara ariko ntiyabigambira akamuha imyaka 2 undi bakamuha burundu ko nabiri kavuga ngo uzakora icyaha yihandagaje mu bantu tubanze twumvikane ko havuga mu ijambo ry'Imana mu rwandiko Yohani yandikiye abakristo aravuga ngo uwabyawe n'Imana ntakora icyaha gukora icyaha babyita bikozwe na runaka first yarateguye yateguye wari ufate ku ngufu n'urugero azahurira he azabigenza gute ese uwo nzica nzabikora gute akicara icyaha akacyubaka yarangiza akagishyira he mu bikorwa icyo rero nacyo Imana irakibabarira n'abantu barakibabarira gusa bakaguhana ugasobanura uti yewe ibyo mvuga ko narabyemeye ukorohereza iperereza ukajya mu rukiko aho yaku imyaka myinshi ikaba mike soro nta cyaha umwana w'umuntu atagomba kubabarira yagitegura yakiranirwa yacumura dutegeko ko Yesu amajenga ariko Yesu abantu baducumurira tuzabarire kanga baswe nese bashimije ngo 77 inshuro zirindwi ariko Yesu ni Yesu ubu koko tuvugishije ukuri reka nkwereke nk'urugero Dawidi yari umuntu wundi ngo Imana ireba ikamwishimira hahandi n'Imana imuhamiriza sibyo ariko nibyabuze ko